Kuri uno munsi reka nyahere ku mushinjacyaha urimo urariga wahoze ari umucungagereza w'imyaka 25 kwiba miliyoni 1,25. Uyu wahoze ari umucungagereza biravuga ko yinjiye mu nzu y'umuyobozi ndetse akaba ari umuyobozi wari ukuriye iyo gereza ndetse wari umukuriye muri rusange amutumye mu nzu yareba agasanga rimwe amafaranga yavuye mu ivu bari bagurishije ryaturutse muri gereza agakuramo miliyoni 1,25 gusa akibagirwa ko hari harimo kamera ziri kumufata. Ubwo bageragamo hariya bakabura ayo mafaranga bifashishije ikoranabuhanga ririmo kamera bareba basanga uyu mucungagereza niwe watwaye no mafaranga ahita atabwa muri yombi. Gusa uyu mucungagereza yaje kwishyura no mafaranga miliyoni 1,25 gusa nanone asaba ko yarikurwa kubera ko yishyuye amafaranga ku bwumvikane kandi ataruhije inkiko. Bavuga ko nubwo yishyuye amafaranga bidakuraho ko yakoze icyaha cy'ubujura. Uyu mucungagereza hamwe na metere we cyangwa se navuga uri kumwunganira mu mategeko bavuga ko iki cyaha yakoze atari ukugereza umutungo wa leta nk'uko ubushinjacyaha bivuga ngo yakoze icyaha cyo kwiba nk'uko n'abandi bose babikora. Ati kwiba bitandukanye no kunyereza umutungo wa leta. Uyu yinjiye mu nzu abonamo amafaranga arayatwara mu gihe abandi banyereza amafaranga atari uko nk'uko babigenza. Rero ni maka ku cyaha gikwiye kuregwa umucungagereza wibye amafaranga. Umuyobozi we yemera ko yibye miliyoni 1,25 yabwiye urukiko ko ayo mafaranga yose ubu yayashubije akaba asaba kurekurwa. Wahoze ari umucungagereza akanaba n'umucungamutungo Kasha mu igororero rya Nyanza ahazwi nka Manga afungiye kunyereza amafaranga ya leta yemera ko yibye kandi yishyuye ariko atigeze anyereza amafaranga ya leta. Ati kwiba bitandukanye no kunyereza amafaranga. Imbere y'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko yambaye impuzankano isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda ifite ikaramu mu mufuka w'ishati yambaye amasogisi magufi y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara. Amazina ye yitwa Byiringiro Emmanuel, afite imyaka 25 akaba yubatse afite umugore. Uruhande rwe rwajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Busesemana mu karere ka Nyanza cyo gufunga by'agateganyo iminsi 30 nirwo rwabanje guhabwa ijambo. Emmanuel Byiringiro mu rukiko yaranzwe no kugira amagambo make, ahubwo umwunganizi we amategeko witwa Metere Mpayimana Jean Paul niwe wumvikanye cyane asobanurira impamvu z'ubujurire. Metere Mpayimana Jean Paul yisunze ingingo z'amategeko yavuze ko umucamanza ku rwego rwa mbere yirengagije akanga guhindura inyito y'icyaha kandi amategeko abimwemerera. Metere Mpayimana Jean Paul avuga ko umukiriya we yari akwiye kuregwa icyaha cy'ubujurire aho kuregwa icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta. Yari kuregwa icyaha cy'ubujura kugira ngo aregwe icyaha cy'ubujura cyo kunyereza umutungo wa leta. Metere Mpayimana Jean Paul yavuze ko Byiringiro afunzwe yagiye wari umucungagereza cyangwa wari umucungamutungo y'igororero rya Nyanza Assistant Inspector AAP Rebera Dieudonné amwaka urufunguzo ngo ajye gutora kashe ndetse ararumuha. Ageze mu biro yiba amafaranga yari yavuye mu gucuruza ivu ry'igororero ndetse n'ibyahita bimenyekana nyuma. Baje gukora ubugenzuzi basanga hari amafaranga yabuze agera kuri miliyoni 1,25. Barebye kuri kamera z'iryo gororero basanga amafaranga yatwawe na Byiringiro Emmanuel. Metere Mpayimana ati unyereza umutungo wa leta natamazwa na kamera. Ati icyo gihe wahoze ari umucungagereza aregwa, none ubuyobozi bwe bwamubwiye kwishyura ku bwumvikane ndetse ko agomba kwishyura bikarangira aho nawe arabyemera ndetse anatangira kwishyura kuko yari amaze kwishyura amafaranga agera ku 200,000 nyuma aza gufatwa arafungwa ataramara kwishyura yose. Metere Mpayimana ati ubu tuvugana amafaranga twe twemera ko yibye yamaze kwishyurwa yose. Metere Mpayimana imbere y'urukiko yemeje ko icyo cyaha cy'ubujura atari icyaha cyacisha umuntu umutwe, noneho hejuru y'ibyo yibye akishyura kandi uwo yunganira ubusanzwe ari umunyeshuri wo muri kaminuza, bityo urukiko rukwiye gucungwa n'izamba agafungurwa by'agateganyo akajya gukomeza amashuri ye kandi bagatangira inzira zo kubwumvikane n'ubushinjacyaha pre-planning kandi nta mpamvu zigihari ku buryo ubushinjacyaha bwakomeza gukora iryo perereza. Rero uwo nguwo ushinjwa kwiba amafaranga yo mu igororero ibintu bikaba bikomeje kumugorana ndetse no gusobanura ko
ayo mafaranga ari ayo kwiba ariko atigeze anyereza umutungo. Nuko nguko byifashe. Nanganze bikiye no makuru kandi buto yanditseho subscribe nkandire no kunzogera bizajya bigufasha kubana natwe ibihe birebire. Ciao ciao.